Ndakuramukije amahoro y'Imana, imigisha y'umwami wacu Yesu Kristo bibane nawe mwene data. Ndizera ko umeze neza ukomeye. Ni mwene so Revera Pasteur Jules ugarutse mu kiganiro ibanga ry'ubutsinzi. Uyu munsi nimunyemerere mbanze mbifurize umunsi mukuru mwiza wa Pentecote. Ahantu uri hose Imana yongere ikugirire neza, yongere ikwibuke. Uyu ni umunsi w'abizera, ni umunsi w'abakristo, ni umunsi w'abakristo twibuka igikorwa cyakozwe tugahabwa umwuka wera. Itorero rigahabwa umwuka wera nk'umufasha uzarifasha. Uyu munsi rero Imana ikugirire neza, Imana iguhe imbaraga, wongere uhabwe izindi mbaraga. Nyemerera dusangire ijambo ry'Imana Imana iduhaye gusangira uyu munsi. Ni ijambo dusanga hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice byaho ni ibice bibiri. Duhere ku murongo waho wa 17 twumva ukuntu havuze. Imana ivuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimwo bazarota. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Nshuti mwene data mukundwa, ndagira ngo tuganire kuri iri jambo ry'Imana. Ubundi iyo tuvuze Pentecote ni ukuvuga ngo ni ukwibuka, ni uguhabwa, ni ukwinjira mu isezerano, ni ukwakira isezerano ry'umwuka wera. Iyo tuvuze Pentecote bisobanuye umwuka wera. Imana ihabwa icyubahiro. Aya ni amagambo yavuzwe n'umuntu w'Imana witwa Petero, ubwo yari amaze kuba ahabwa imbaraga z'umwuka wera ari kumwe n'izindi ntumwa 11. Bamaze guhabwa izo mbaraga rero nibwo ibintu byahindutse. Ariko wibuke ko Yesu yari yababwiye ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera namara kuba yabamanukira. Bamaze guhabwa izi mbaraga rero ibintu byarahindutse. Iyo umuntu yakira izi mbaraga mu buzima bwe ibintu birahinduka, ntagaguma uko yarari. N'imbaraga ziguhindura, zikugira ubundi muntu mushya. N'imbaraga zigukoresha ibindi bintu bikomeye utajyaga kuzakora mu buzima. Noneho rero Petero amaze kuba yahabwa izo mbaraga ari kumwe n'ababigishwa n'izi ntumwa zindi, ngo batangiye gukora ibintu bitamenyerewe, abantu batabaziho, abantu batabamenyereyeho. Batangira kuvuga mu indimi zitamenyekana. Batangira guhanura, ngo abantu barahurura baza kureba ibintu bibaye. Abantu bo muri quartier baraza, abahitsi n'abagenzi bose baraza, ngo haba iteraniro rinini cyane, bateranijwe no kumva ibintu intumwa zirimo ziravuga. Bateranijwe no kumva no kureba ibintu byabaye ku ntumwa, kuko ntabwo bari basanzwe bamenyereye ibi bintu. Petero rero niwe wateruye amagambo atangira kubigisha, kuko yari yahawe imbaraga z'umwuka wera. Arabigisha aravuga ngo erega wa wundi mwishe mukamubamba ni wakoze ibi ngibi byo mubona. Hanyuma aha kuri uyu murongo rero ngo abantu bagikomeje kuba bacekeranya, niho yababwiye icyo ibi bintu bivuze. Arababwira ati rega ibi ni ibintu byavuzwe ndetse biranahanurwa. N'umuhanuzi witwa Yoweli yarabihanuye. Arahanura aravuga ngo mu minsi y'imperuka Imana izasuka umwuka wera, izawusuka ku bahungu n'abakobwa, maze bahabwe impano yo guhanura. Izawusuka ku basore, abasore nabo bazokwerekwa
Imana ihabwa icubahiro. Abakambwe babarimwo bazarota, nibamara kurota nabo bazagira ukuntu baganirizwa n'Imana biciye mu nzozi, kuko ni abasaza. Reka rero mubwire ikintu gihari inshuti y'umusaraba. Uyu ni umunsi wa Pentekote. Umunsi wa Pentekote usobanuye ibintu bikomeye cyane ku bakirisitu. Niyo mpamvu nkwifurije kongera kugira ngo wuzure Pentekote, Umwuka Wera yongera kuzeho. Birashoboka kandi n'igihe ushobora kuba waramwigeze ariko akongera akagenda, kuko ntabwo Umwuka Wera abana n'umuntu yivuruguta mu byaha. Hari igihe ushobora kuba wari umufise akongera akagenda, ariko uyu munsi wongera uvana ibyaha mu buzima bwawe kugira ngo Umwuka Wera yongere abe muri wowe, Umwuka Wera yongere abane nawe, kuko Umwuka Wera ni umufasha. Umwuka Wera twamuhawe nk'umufasha, Umwuka Wera twamuhawe nk'umuyobozi. Umwuka Wera iyo uwufise arakuyobora kandi aragufasha muri byose. Umwuka Wera twamuhawe nk'umwigisha, ni umwigisha mwiza. Iyo wigishijwe n'Umwuka Wera ntabwo ushobora kuyoberwa. Umwuka Wera arakwigisha ukamenya. Niyo mpamvu nkwifurije kuzura Umwuka Wera. Niba utamufite umusabe, usaba Umwuka Wera, ubwira Imana ati Imana mpa umubatizo w'Umwuka Wera. Pawulo ageze mu itorero ryo muri Efeso yasanze hari akavuyo, yasanze ari itorero rihari ariko harimo akavuyo. Ibintu batabishyira ku murongo neza, kuko hari ikindi cyo bari babuze. Arababaza ati ariko se mwarabatijwe? Baramubwira bati yego twarabatijwe. Uwuhe mubatizo? Bati uwo mu mazi. Pawulo arababwira ngo ntabwo uwo mu mazi uhagije, mukeneye uwundi mubatizo wo mu Mwuka Wera. Kubera kuko uyu mubatizo wo mu Mwuka Wera nimwamara kubatizwa ibintu byose bizajya ku rutonde. Iyo abantu babatijwe uyu mubatizo wo mu Mwuka Wera, ibintu byose bijya ku rutonde. Abicaga imirimo y'Imana ntibongera kuyica. Abantu bose bikoreraga ibyo bashaka ntibongera kubikora, kuko Umwuka Wera aba umujyanama. Umwuka Wera aradukebura, Umwuka Wera aratuganiriza, Umwuka Wera akubwira ukuntu ibintu ukwiye kubikora. Niyo mpamvu ukeneye Umwuka Wera. Niba uri umushumba ukaba unyumva ukeneye Umwuka Wera. Niba uri umuririmbyi ukaba unyumva ukeneye Umwuka Wera. Umwuka Wera niwe aherekeza buno butumwa bukagira ikimazi mu bantu babwumvise. Umwuka Wera harimo ubushobozi, aherekeza indirimbo uririmba, agaherekeza ubutumwa bwo uvuga. Umwuka Wera uramukeneye kugira ngo agushoboze gukorera Imana. Uramukeneye kugira ngo agushoboze kunesha. Uramukeneye Umwuka Wera. Umwuka Wera iyo wawuhawe winjira mu kindi cyiciro cy'ububyutse. Iyo wahawe Umwuka Wera wakira ububyutse. Muri wowe habamo ububyutse, habamo icyo bita ikanguro, habamo igicaniro gikomeye, kuko wakira Umwuka Wera. Urakeneye Umwuka Wera nshuti y'umusaraba. Ndagira ngo dusoze, navuga byinshi ku Mwuka Wera, ariko ndagira ngo musengere Imana kuri uyu munsi. Imana iguha Umwuka Wera urawukeneye. Imana iguha impano z'Umwuka Wera urazikeneye. Imana iguhe Umwuka Wera azaguha gutsinda ibi bintu byagutsindaga. Umwuka Wera azaguha kuko azakuyobora, azakubera umuyobozi, azakwigisha, azakubera umwigisha. Umwuka Wera arigisha. Imana ihabwa icubahiro. Data ndagushimira kubw'uyu munsi. Haleluya. Ndasengeye abana bawe Mana, ubagirire neza wa Umwuka Wera. Mekoria basia dohoria. Rekotrevo sansumen geria shine mora. Imbaraga z'Umwuka Wera zibamanukire Mwami, kandi ubakoresha ibikomeye, ibitangaza n'ibimenyetso bibabeho kubw'Umwuka Wera. Urakoze mukunzi mwiza, ndagushimiye. Ngaho hembura itorero ryawe. Fasha Mana itorero rya muri iyi minsi, kandi uhembura abari bananiwe kubw'uyu munsi mukuru wa Pentekote. Urakoze mukunzi mwiza, ndagushimira mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguha umugisha nshuti y'umusaraba. Nakwisabira ko wakora subscribe kuri iyi channel ya Nazareth Ministries kugira ngo ukomeze kubana natwe
mu ijambo ry'Imana. Hanyuma ubu butumwa wabusangiza inshuti zawe, ushobora kubusangiza inshuti zawe kugira ngo nabo bahabwe umugisha mu ijambo ry'Imana. Ugire ibihe byiza rero, amahoro y'Imana abane nawe. Shalom shalom.